kuri telefone ko nabona amafaranga kuri YouTube urebe kutabisanga rwose yabonye inkuru reka nze mushakingure barimo aragenda ducuruza mbere uyu musaza ni umusaza mwiza uyu ni umuhanzi avuze amagambo abaze arimo ubwenge kandi atagira ibintu byinshi none ari baragushyira no kuri YouTube abaturage bafashe amajwi maze reka uretse urebe muzane kuri YouTube ndebe ko atarangiza kudushyiraho iyo ni live ariho live stream tugiye kuza ariko ntuzansabe kuko hano hasi niho Nyabarongo iri ahubwo niho ituruka niho mpamvu ejo ntazakora aho kuvugisha neza hano niho ituruka nanjye iminsi isigaye yose uzareke kuza witegura kujya ku ishuri uravuga ngo Nyabarongo bibyarwa n'imigezi ibiri bita Mwogo na Mbirurume Mwogo na Mbirurume iyo bihuye nibwo Nyabarongo niyo nzi yonyine Mbirurume ntayo Mbirurume ntabwo yize Mbirurume babyigaga mu Mwogo ituruka i Nyanza Mbirurume igaturuka za Nyabarongo ese ntibakibyiga mu mashuri imigezi ntibakiyiga mu mashuri sinabuzwa n'iki hagiye babona kandi se gake utazi Mbirurume icyapa cya 30 ku isaha ahubwo hano nakomeje kubonamo ari 20 byinshi ariko hano haba hagiye hari utuburije twa buri mwanya buri utugezi twa umuhanda warabahenze niwo washagenge udakorera kuko ari amortiseri yahenga ahantu si heza ariko artiseri niwubakira aha hantu uzahatura haza kuhagushyirira icyo kunywa n'icyo kurya n'icyo kurya bizajya bituruka i Muhanga imodoka ibikuza nzahicara ntuzahicara nzahicara nzahicara mbese uyu muyaga wowe uyu muyaga urumva agaciro kawo